inyuma navuga yuko igihe nari muri école secondaire muri 70 mu by'ukuri ni naho nahaye ubuzima bwanjye Kristo. Nubwo nari nakuriye muri famille y'abakristo kandi nizera, numvaga nshaka kumenya neza, numvaga nshaka kongera kwitanga no guha ubugingo bwanjye Kristo. Ariko muri icyo gihe nubwo nabikoraga gutyo, ari ibintu bibiri. Papa yari nkuko nakubwiye yakoraga mu itorero, ariko ari umwarimu, mu nyuma aza kuba umukatechiste ahaviriye mu bwarimu. Noneho nkareba ubuzima bwe, nkareba nuko aboye, nkavuga ngo genda ndashaka kwitanga no gukorera Imana, ariko ntabwo nshaka kumera nka papa, kuko ntabwo nshaka ko abamisiyoneri bazajya bankuburira imyenda nambara cyangwa se bangaburira. No, numvaga yuko nakorera Imana ariko ngakorana mfite double vocation. Numvaga nshaka kugira umwuga cyangwa kugira ikintu menya nkaba ari cyo nkora, ariko kandi nkaba n'umukozi w'Imana, kugira ngo nshobore kwitunga kandi nshobore no gutunga umuryango wanjye. Icyo gihe rero, muri icyo gihe umuntu yatekereza nziga yenda nakora muri Billy Graham Association cyangwa se ngakora muri World Vision, cyangwa se natekerezaga icyo twita parachurch organizations cyangwa se ONG, nkaba nakora muri izo ngizo, ariko kandi nkanakorera n'Imana. Niko rero byaje kugenda aho ngaho za Kinshasa, za Abidjan, za Burundi, niko byaje kugenda. Ndangije ishuri nabwo natekerezaga muri izo organization. Murezwa narangije ishuri ndi umupastori, maze kuba umupastori kuko ndi muri Amerika, naje i Burundi, eglise yanjye igeze kuntumira, ndagenda ngi Burundi, ndarobanurwa mba umupastori, nsubira muri Amerika ahari muri 88, ndongera ngaruka i Burundi nanone 89, barandobandora, noneho mbu pastor wuzuye, nsubira muri Amerika ngenda nka commissaire de l'église anglicane mu Burundi, ariko ndi commissaire wa eglise muri Amerika kugira ngo ngire da contact n'iki. Ngezeyo rero icyo gihe muri Amerika, maze kuba umupastori, naje kubona akazi ndangije ishuri, ariko akazi mbonye nza kubona akazi keza cyane nanjye nishimiye. Nza kuba directeur d'Afrique wa organisation bita Christian Aid, nkoramwe imyaka 2. Icyo gihe naravoyajaga cyane, nazaga muri Afrika dukorana na za organisation izo twita organisation indigene cyangwa se local NGOs. Ntangira gukorana nazo rero, nkora najyana muri Afrika hose, muri East Africa, West Africa, Southern Africa. Ubwo rero icyo gihe kwitwa ngo ndi Africa Director of Christian Aid, ndi muri Amerika ntaravuringa, numvaga my dream had come true. Noneho ntangira kurivinga the American dream yo kuvuga ngo mfite imodoka, nguzi inzu, abana banjye barega mu mashuri meza. Ariko nubwo naraho ngaho nicaye aho ngaho, agatima kagagumya kavuga ngo someday I want to go back, ndashaka gusubira muri Afrika nkagenda ngakora. Numvaga jewe aho ngaho mpari nk'umuntu uriho guhaha, wagiye guhaha, ariko nzi ko igihe kizagera ngataha ibyo nahahanye nkajya gufasha umuryango wanjye, nubwo nashaka gufasha icyo gihe. Ako kazi nakamazemwe imyaka 2, hanyuma nza kuvamo njya muri business yo gucuruza imyenda ishaje, amapine, buri kintu cyose gishaje nashoboraga kugura agashyira muri container nkohereza na Afrika. Njya muri business nyuma mu myaka 2, business yaza kugenda neza, ariko muri icyo gihe business itari igenda neza cyane, nibwo nabonye Anapel, umuntu arampamagara arambwira ati twashaka kuguha akazi. Icyo gihe njya muri organisation bita Compassion Internationale, nanone bansaba yuko nababera directeur wa Afrique. Ngo rero icyo gihe baravuga bati rero ugomba kwimuka ukajya gukorera Nairobi. Ntangira kuyumvisha si ibi bintu bimeze bite. Afite nayo mfite show ebyiri yo kuza Nairobi cyangwa kujya muri Haiti. Hanyuma rero maze kumva uko bimeze, nemera yuko nazi Nairobi nkaza kuba directeur wa Afrique muri Compassion Internationale. Icyo gihe rero ntabwo nari nzi mu by'ukuri icyo nemeye icyo gishaka kuvuga. Nari nzi umurimo ukuri, ariko mu bijyanye n'imibereho, mu bijyanye nuko bazamfata, nari ntarabisobanukirwa cyane. Bibirangiye rero bamaze kunsobanurira, nsanga kabundi Bandaraure wagiye kwiga hariya umeze nabi, nsubiye na Afrique ndi umukopera, ibyo twitaga abakopera kera. Twajyaga tubona imodoka ziriho IT, tukavuga ngo ni icara tukirye. Ntangira kwibaza ngiye muri Afrika n'umukopera. Ndaza tugeze Nairobi, ubwo nagomba guhabwa imodoka, nagomba guhabwa inzu, nagomba guhabwa umukozi umufasha, nagomba guhabwa umushoferi. Nsanga nyine n'ubundi buzima. Icyo gihe muri 93 en fait mu kwezi kwa 3 nyine hari abantu bake bayoboye za ONG
navuga abirabura bake muri abo ngabo bari bahari bari aba West African nabo muri Ghana cyangwa muri Nigeria, abandi wasanga muri za ONG bayoboraga bashobora gusanga ari aba Ethiopian, ariko nabo ku nzego zo hasi naho ngiye kwibona nibona hejuru, mbona n'ibintu bidasanzwe. Icyo gihe rero nakoze Nairobi muri 1994, jenoside yakorewe abatutsi ibaye, nza gusanga yuko hariho uburyo umuntu nawe agomba gutabara mu buryo bwe. Nicyo gihe rero naje nk'umuntu nk'umukozi wa ONG, nsaba organisation nakoreraga yuko nagerageza gutanga sekuru mu Rwanda mu buryo bwa ONG. Hanyuma icyo gihe baranyemerera, ubwo rero tuza Kabare, dutangira gukora mu buryo bwa intervention zijyanye na humanitarian work. Ubwo rero ndakomeza ndinda nambuka nza mu Rwanda, turakomeza. Byari ibihe bigoye kugeza rero ubwo inkotanyi zifashe igihugu zitsinze mu kwezi kwa 7, nanjye ndibuka ndaza nshyira biro i Kigali. Mu magambo make rero nakoze mu Rwanda icyo gihe, kuva icyo gihe kugeza muri 1995 mu kwezi kwa 6. Igihe kigeze nza gushaka umudirateur undamprasa uyobora Compassion Internationale mu Rwanda, nsubira i Nairobi gukomeza imirimo nari mfite au niveau d'Afrique. Nubwo famille yanjye yari kiri Nairobi ngira de va-et-vient, hanyuma rero nsubiye i Nairobi hamaze igihe gito cyane Compassion ma promotion, ngenda kuba vice president wa organisation ushinzwe programme ujera 23 twakoragamo icyo gihe. Bituma rero nimukasubira muri Amerika. Ndagenda muri Amerika nkora muri Compassion muri 2003, nzana famille yanjye mu Rwanda, abana n'umudamu, tuza gusura u Rwanda. Tuhageze dukunda ahantu hose twagiye. Cyari igihe cya mbere nyine tubaye nka famille twese hamwe, dushoboye gusura igihugu no kureba development yarahari, no kureba aspiration z'igihugu, no kureba mbega icyo gihe ntabwo nzi ukuntu nabisobanura, kuko uburyo nabusobanura n'ubumwe nuko umugoroba umwe twicaye kuri hoteli kwa Rando na famille yose, twararebanye turavuga ngo tugomba gutaha. A partir ya hotel Sherando niho nandikiye lettre, nandikira ngo organisation icyo gihe. Hanyuma ndayohereza ndababwira ngo ndasezeye ku mirimo nariho, ariko ningaruka muri Etats-Unis tuzabivugana neza ko ndashaka gutaha mu Rwanda. Niki cyari kigushyizemo imbaraga zo kureka ubwo buzima wari ubayeho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukagaruka mu Rwanda? Hari ibintu bitatu. Kimwe, narerebye ndeba aho igihugu kiriho cyerekeza, numva ntakwiye gusigwa, ngomba kujyana n'icyerekezo igihugu kiriho kijyamo. Ikindi cya kabiri nuko nabonaga yuko nagenze ibihugu byinshi, nari maze kugera mu bihugu 135, maze gukora mu bihugu byinshi. Noneho nkavuga nanjye le moindre geste y'ikintu nakora no gutanga contribution ku gihugu cyanjye. Ndiyemeza rero niba turi muri reconstruction y'igihugu, ndavuga nti nanjye iyi c'est une occasion pour moi, nuko nareka ibyo narimwe nanjye ngataha mu Rwanda, nanjye nkajya gutanga umusanzu muri reconstruction y'igihugu nk'abandi. Cya kabiri, nandi mbona icyerekezo igihugu kiriho kigendamo, ubona ukuntu igihugu gihagurutse, ubona muri muntu wese afite inzozi z'ahantu agomba kugera, nkumva nanjye ngomba kugendana n'izo nzozi, kandi ngomba kugendana n'iyo aspiration igihugu gifite, naho kiriho cyerekeza n'icyerekezo cy'igihugu. Ndagenda rero ndasezera, ndimuka, ndazana famille yanjye, turaza tumara umwaka i Nairobi. Noneho Compassion iravuga iti bon, twifuza ko wagaruka muri Amerika ariko ubundi nari nasezeye, barongera banyangaje bampa programme y'umwaka nza gukora i Nairobi. Ndaza ndayikora, hanyuma ndababwira nti programme ndayirangije none ngomba gutaha mu Rwanda. Bavuze bati ariko ntabwo twifuza yuko wava muri Compassion. Niyo mutifuza ko mva muri Compassion rero mushakira kandi kazi, ariko kari hose ni Rwanda. Icyo gihe rero hari biro ya Compassion yari maze imyaka irenga 25 Nairobi, yitwaga Bureau d'Afrique. Icyo gihe barambwira bati turagushaka muri uyu mwanya. Ntabwo niyo mushaka muri umwanya rero ni mureko ko mubigeze ko genda tana ntaha. Hanyuma rero icyo gihe banyemerera kwimura biro ya Afrika ya Compassion kwikura Nairobi kuyizana mu Rwanda. Ndayimukana rero muri 2005, ndaza ndakora kugeza muri 2010. Icyo gihe nayo nshinzwe Afrika. Hanyuma rero muri 2010 Imana iti ibyo ngibyo bivemo bireke, ujye kuba musenyeri mu Ruhengeri.
ubwo hari etape bicamo byaciyemo byenseri binumvikana. Hanyuma rero nemera iyo apere, nemera uwo muhamagaro, nza hano kuba musenyeri hano muri diocese ya Shyira y'Abanglikani, ndaza kandi ndashimira Imana ibyo dufashije kugeraho n'iyi myaka 8 tuhamaze. Ndizera neza yuko nabonye uburyo bwo gutanga ma contribution mu itorero no mu gihugu muri rusange. Magambo make rero umuntu ashobora kuvuga ati ese muri ibi byose wize iki? Hari mu magambo make, reka mbivuga mu magambo make ku mwanya watujyanye, ariko navuga nti bitatu. Kimwe, never give up. Icya kabiri ni working hard, gukora cyane. Icya gatatu, aho umuntu ashobora guha no gufasha uwundi kugira ibyiringiro, hope niko twakivuga, ni imwe muri contribution umuntu yatanga, ni to bring hope into the life of somebody. Ibyo nabigezeho kubera ko hari uwamfashije. Uko kumfasha rero kuri jyewe mbona yuko kwabaye kumenya agakiza no kumenya Kristo, byampaye kugira ibyiringiro. Ariko kandi iyindi leso natanga no kuvuga ngo aho washobora gufasha umuntu kugira ngo ahaguruka agire icyo yakwigezaho, ubimukorere, kandi igihe cyose ushoboye kuba wafungurira umuntu urugi urumufungurije. Nibwira ko nageze ku byo nagezeho kubera yuko nabonye opportunity. Izo opportunity rero nizo twakarebye tukareba mbese abandi bantu, inshuti zacu, abana turera, urubyiruko dukorana narwo ahantu nkanga muri eglise ndi, what opportunities can I create? Nizihe occasion, ubuhe buryo umuntu ashobora kugira ikintu cyaho ubundi amahirwe. Ibyo rero nicyo kintu kinini cyane mbona umuntu ashobora gukora. Ku rubyiruko rw'uyu munsi, navuga nti urubyiruko rw'uyu munsi ni rwiga gukora cyane kimwe. Icya kabiri, navuga urubyiruko rw'uyu munsi rwari rukwiye kwitwararika cyane. Hari ibintu twita delayed gratification, no kuvuga ngo iraha ry'uyu munsi ushobora kuritinza, no kwirinda iraha ry'uyu munsi kuko ushobora kurijyamo. Urugero, umuntu ashobora kujya mu biyobyabwenge uyu munsi, cyangwa se umuntu ashobora gutekereza ngo ndihe byakajya mu bintu, bikaguha iyo satisfaction y'uwo mwanya, y'uwo munota, y'iyo saha, ariko ukaza kwiretruva wasubiye hahandi wari uri na mbere. Rero nibaza yuko rimwe na rimwe abantu bakiri batavuga ati amahirwe yanjye nayahe, akagira ukwiheba, ariko ngira ngo turekwiye kureba a long term. Kimwe, dukwiye gukora cyane, urubyiruko rukwiye gukora cyane. Icya kabiri, urubyiruko rukwiye kwishakamo ubushobozi n'imbaraga, dukwiye gutekereza, to dream big. Urubyiruko rwari rukwiye kurota inzozi nini kandi ngari. Ikindi navuga no kuvuga ngo urubyiruko rw'uyu munsi rufite amahirwe. Uravuga ko bakwiye kubyaza amahirwe afite umusaruro, nta mahirwe ubona afite muri iki gihugu babyaza umusaruro. Amahirwe muri iki gihugu babyaza umusaruro ni amahoro dufite muri iki gihugu. Amahirwe babyaza umusaruro muri iki gihugu ni ubuyobozi bwiza dufite muri iki gihugu, buguha amahirwe yo kwiga nta discrimination, amashuri akaba hari, akababoneka. Urubyiruko rero icyo navuga ni ukuvuga ngo ntibakwiye gutakaza umwanya, bakwiye gukora cyane, bakwiye kureba kure, bakwiye kureba imbere, bagaprofita l'occasion y'igihugu kibahaye ubwisanzure, y'igihugu kibahaye amahirwe yo kwiga, y'igihugu kibakunze. Ntabwo nzi kubibona, ariko u Rwanda rukuza abanyarwanda. Ubuyobozi dufite muri u Rwanda rukuza abanyarwanda, rurakora rutiziganya, ruritanga, ruratanga. Ubwo rero nkabona yuko ayo yose ni amahirwe urubyiruko rwacu rudakwiye gupfusha ubusa. Kuri wowe iyo urebye kukubana narwo umunsi ku wundi mu bikorwa byanyu, ubona ayo mahirwe ko kuba yabyaza umusaruro ku rwego rushimishije? Nsanga abana benshi birara, abana benshi barareba akavuga ngo data afite imodoka, cyangwa se dufite inzu, cyangwa se dufite ubutaka, cyangwa se dufite ibingibi. Ugasanga abana bo ntabwo, abenshi ndabona batariho bakora cyane. Urugero njya mu amashuri dufite amashuri menshi, ugasanga abana arashyira mu maboko mu mufuka, ugasanga abana afite ibintu byose akeneye, afite telefone, arafite ibingibi. Ukabona yuko ikintu cy'umuhate wo gukora ntacyo bafite, ikintu cyo
kwihwitura, icyo nakwita kwihwitura nicyo bafite. Ikintu cyo kuvuga ngo hinga nkore ngiraho nigeze ngire naho nzageza ababyeyi banjye ntabyo bafite. Sinzi ko ari amahirwe yuko benshi bafite ababyeyi. Jewe nigaga ekole secondaire ntagira ikirato, urabyumva? Ubwo nigaga ekole secondaire ntagira ikirato rero naravugaga ngo nige nzagura ikirato. ubwo waguze ikirato cyawe cya mbere ryari cyangwa wambaye ikirato cyanjye cya mbere uretse icyo twita kambambiri nazo zageraga mu bworo bw'ikirenge ko nayo mfite nambaraga nimero 14. Ikirato cyanjye cya mbere nacyambaye mfite imyaka 17. Rero kuvuga ngo nige nanjye nzagura karato, nige nanjye nzagura ipantaro, nige nanjye nzagura iki niki, ubona umwana abenshi barabifite bakabifata for granted. Rero kenshi ubona rwose abana ntacyo bitayeho, nicyo kintu mbona. Cyakoze ntiwabarenganya, rimwe na rimwe ngira ngo ntitubaho umwanya ngo tubereke uko ubuzima bumeze n'uko ubuzima bugoye, noneho tubakeburire kwitwararika, kwirinda. Ikintu cya mbere urubyiruko rukwiye kwirinda kwishora mu budafite umumaro, ibiyobyabwenge, abakobwa se cyangwa se abahungu se, uko babigira. Iyo mbona abana b'abahungu, you know what, focus on your studies, don't focus on girls. Nabona umukobwa, you know what, focus on your studies, don't focus on boys. Ikindi nkagerageza kumwereka aho ubuzima bwe buri uyu munsi, naho bushobora kuba, n'ibyo yakwihanganira, n'ibyo yacamwo, kugira ngo yubake ubuzima bwe buzasa. I believe in one thing, hari icyo nibaza ngo I believe in working hard and playing later. Rero ni kuvuga ngo niba nkoze cyane, ejo nzashobora gufata akavakanse kubera yuko nakoze cyane, nkabeka n'utwo dufaranga, ngashobora najya noneho gukina. Urabyumva? Ubwo rero niyo nama imwe waho urubyiruko no gukora cyane. Ikindi no gukunda igihugu cyawe. Iyo igihugu giguhaye amahirwe, igihugu kigufungura inzugi, igihugu kiguhaye za opportunity tuvuga, nawe urahindukira ukagikunda. Kandi uburyo bwo gukora igihugu cyawe ku bwanjye nibaza yuko ari ukumenya ese iki gihugu kirajya he, ese igihugu kiragana he, ese yewe naba part of it wari wose ashobora gukontribuwa, ariko ukontribuye ahantu hafite icyerekezo, hafite aho herekeza. None iki gihugu urubyiruko rurimo twakontribuwa dute? Kimwe nuko dutanga umusanzu wacu ku rugero turuhu rwarwo rwose. Urabona abana bari mu mashuri nubwo basohoka umuganda nyine urahari, turawukora, ariko nabo bakwiye kureba what else can I do in the community, what else can I do in my, ikintu nakora muri community yanjye ni iki, icyo nakora muri village yanjye ni iki, icyo nakora muri eglise yanjye ni iki, icyo natekereza kizangirira umumaro kikaba cyagirira n'umumaro ababyeyi banjye ni iki, icyo natekereza cyagirira umumaro ishuri ndimwo ni iki. Na discipline yonyine, kugira discipline nziza nabyo birakontribuye kuri iryo shuri. Ubwo rero ku rubyiruko mbona yuko muri resume ni ita kucyo urimwo ubona gifite uko kikubaka. Urakoze cyane kuri izo nama ubashije guha urubyiruko, ariko ngaruke gato cyane. Warukomoje ku gihugu uri ikirato, warukomoje uburyo wifuzaga kwambara ipantaro yo waba warayambaye ryari buriya? Ipantaro nayambaye ndageza ekole secondaire kuri graduation. Ubundi niyambaraga amakabutura, icyo gihe nicyo nambaye ipantaro. Urumva ni kera, ariko rero ibyo byari bifite meaning, byari bifite icyo bimaze, kuko wabigeragaho wabikoreye, kandi wagikorera wabona ukigeze ukumva ugize satisfaction idasanzwe, kandi bikakwinspira kugira ngo ugere no ku kindi. Urugero, reka ngo urugero rworoshye, mvuye mu Burundi nkagera muri Kenya muri za 70, wumvaga ari ahantu kure cyane, afite nta bantu bashagera. Ariko nubwo namaze amezi 6 mu nzira, amaze kugera muri Kenya, amaze kwiga, numvaga nta nahandi ntagera. Numvaga nta kubw'iki. Rero mvuye muri Kenya nkagaruka i Burundi, hari muhamba ngo ngikisha asa, nubwo numvaga umuntu yumvaga ari kure, ntabwo byanteye ubwoba. Ntegereje kavuga ngo ngiye Abidjan, ntabwo byanteye ubwoba. Ntegereje nkavuga ngo ngiye muri Amerika, ngiye n'umugore nta buruse mfite, naho ntibwajyanteye ubwoba. Kubera iki? Impamvu eshatu.
rimwe naravuga ngo imana yandinze aha n'ahandi izahandindira, imana yashoboje ibi n'ibindi izabishoboza. urabona yuko uko umuntu asubiza amaso inyuma ukabona iby'imana yagiye kugezaho cyangwa ukabona ibyo washoboye gukora, biguha inspiration yo gushobora no kugera ku kindi. ubuzima bwanyu muramutse mubusobanuye mu nteruro imwe yabiyihe? Iki ni ikibazo gikomeye cyane. navuga ngo hard life, difficult life, n'ubuzima bwaciye mu bikomeye, ariko kandi n'ubuzima bwabayemo imigisha myinshi. nicyo utinya kurusha ibindi? icyo ntinya kurusha ibindi ni Imana, kubera yuko kubaha Imana biri mu ubwenge, niko ijambo ry'Imana bivuga. ku bwanjye rero nibaza yuko nitondera kugira ngo mbe mu gushaka kw'Imana, kandi ngerageze uko nshobora uko ariko kose. ntabwo ndi inosa, ariko ngerageze uko ariko kose kuba inyangamugayo imbere y'Imana, kugira ngo I try to live my legacy. ntabwo rero umurage wanjye ntabwo ari igihe nzaba napfuye n'ibyo nzaba nasize. umurage wanjye ni temoignage y'ubugingo bwanjye uyu munsi n'ubuzima mbaho. ngerageza rero uko nshobora kose kugira ngo mu mibereho yanjye, mu migendere yanjye, mu mikorere yanjye, mu mivugire yanjye, ngerageze guhesha Imana icyubahiro uko nabishobora uko ariko kose, kandi ngerageze kuba umukristo, apana kuvuga ko ndi umukristo, ariko ngerageze kubaho ubuzima buhesha Imana icyubahiro kandi bubera abandi urugero rwiza. birananira ndi umuntu buntu, ariko that's my goal. Murakoze cyane ku kiganiro tubaye. Murakoze nawe.